Reka nongere nguhe ikaze ku Bugingo bw'Ijuru TV. Ngiye kubasangiza ukuri kweruye ku byagaragaye i Musanze mu murenge wa Gataraga, ahantu hazwi nko mu Rw'Inzovu. Ukuri kuzuye kw'ibintu kose uragusanga hano ku Bugingo bw'Ijuru TV. Abantu benshi bari kuvuga ko babonye Bikira Mariya, abandi bakavuga ko ntawe babonye, abandi bakavuga ngo ni ibinyoma. Ariko niwitegereza aya mafoto cyangwa iyi video uri kureba, uramenya ko hari ibyabaye cyangwa hari ibyatambutse bikurikije nuko nawe uri kubireba. Ubundi ibi bintu byatangiye ku munsi wo ku gatanu, ubwo abana babiri bari gukina umupira, barangije babona amashusho. Abo bana bavuga ko babonye umukobwa wiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, abona inyenyeri ngo 12 ziri kujya mu giti c'ipoto kiri hafi aho ngaho, ahantu hitwa mu Rw'Inzovu, ku mashuri yo mu Rw'Inzovu. Aho kuri ayo mashuri ni amashuri ari kwishamba hafi n'ibirunga, kuko ni mu misozi miremire. Ubwo uwo munyeshuri wiga muri primaire yavaga aho ngaho ngo abonye inyenyeri 12, yaraje abwira abana bari gukina aho ngaho, nabo barajya kureba ngo babona amashusho ya Bikira Mariya. N'abo bana baragenda babibwira abandi bana, ndetse biba ngombwa ko n'abarimu baza kubireba. Ku giti cy'ipoto byari biri kugaragara, ukabona koko ni amashusho y'ibintu. Ariko bamwe bakabigiraho urujijo, bakavuga ati se ni umuntu waje kubishyiraho nijoro arangije abigira ibihuha. Ariko abantu bakomeje kubigira, kuko ku munsi wo kuwa gatandatu habyukiyeho abantu benshi, bigera nko mu masaha 6 z'amanywa, hamaze kugeraho abantu barenga 2,000. Nk'uko uri kubireba kuri screen yawe, urabona ko ari abantu benshi bari bamaze kuhagera. Abo bantu ubona bose ni abari baje kureba ngo ishusho ya Bikira Mariya, ngo aho ngaho ngo hagiye kuba nk'ikibeho. Abantu bakibaza, si aho ngaho naho habagiye kuba nk'ikibeho? Abantu bakomeje kugira urujijo rutandukanye, biba ngombwa ko n'inzego zizamo, inzego za leta zibyinjiramo. Ubwo abantu bari bakomeje kugira urujijo, abantu bari kuramya ibyo bari kubona ku ipoto, bari gutera indirimbo, abandi bari gucurira, bakavuga ngo barabonekewe. Ni nako n'abantu bari kugenda biyongera, baraba benshi cyane, kuko byageze ku mugoroba abantu bagihari. Itangazamakuru ndetse n'ibindi bitandukanye byaje kuhagera. Ku munsi wo ku gatandatu niho baje kuhagera abantu benshi, ariko no ku cyumweru byarabyutse birakomeza bibaho ngaho, abantu bakomeza kuza ari benshi cyane, kuko bari kubona ari ibintu bidasanzwe, biteye urujijo kandi bitaba ahantu aho ariho hose. Inzego z'umutekano ndetse n'abandi baraje kugira ngo baturishe abaturage bari aho ngaho, kuko abaturage bari benshi cyane, ari benshi cyane. Ubwo abantu bari kubona amafoto, bari kuvuga ko bari kubona amafoto 4 ku giti cy'ipoto kiri aho ngaho hafi n'amashuri yo mu Rw'Inzovu mu murenge wa Gataraga. Abantu batazi mu Gataraga mu Rw'Inzovu, nimba uzi ahantu bita mu Byangabo, kuva mu Byangabo kugera aho ngaho uri kuzamuka ni ibirometero 7 uvuye mu Byangabo. Paruwase ya Busogo nayo yahise igerayo kugira ngo imenye ayo makuru. Abapadiri barazamuka, bahageze barahasengera, bareba ko ibyo bintu bikwiye, babona ko ibyo bintu bifite urujijo rukomeye cyane, kuko bazi ko ubusanzwe iyo umuntu yeretswe hari ikintu kiba, ndetse n'ibyo yeretswe bigahita bigaragara. Kandi nimba umuntu yeretswe na Bikira Mariya, ntabwo abantu benshi babibona, ahubwo abo ngabo beretswe nibo babibona bonyine. Ariko aha ngaho biratandukanye, kuko umuntu wese yari ari kuhagera akabyibonera, akabona amashusho ya Bikira Mariya ku giti aho ngaho c'ipoto cyari kiri aho
mu Rwinzovu hafi y'amashuri mu murima w'umuturage. Byakomeje birakura kugeza n'ubu ngubu, gusa ko bavuga ko ipoto baje kurikuraho, bamaze kurikuraho byimukira mu kindi giti, bakabona ko byimukiye mu kindi giti. Abantu bakomeza kubigiraho urujijo, bagenda baraganira, babona ko ibi bintu bidakwiye, kuko nimba inzego z'ibanze zemeje ko atari byo, Catholique yemeza ko abaturage bagomba kwitonda bakamanza bashishoza ko ari byo, bumva ko nyine ibi bintu bimeze nk'aho ari ikintu kidasanzwe cyabayeho. Uyu munsi kandi twumvishemo n'inkuru y'uko byimukiye ahandi mu wundi murenge wegeranye na Gataraga, aho ni mu murenge wa Shingiro, ngo ahantu bita mu kibaya. Ariko aho ngaho inzego z'umutekano zahageze, bamenya ko abaturage ari ibintu bari kubesha. Bari kugenda babona ikintu kimeze nk'igishushanyo, bakavuga ko ari Bikira Mariya bari kubona. Nk'uko nawe wakwitegereza ahantu wabona ishusho, ikintu kirimo ishusho, ugahita uvuga ko ari Bikira Mariya ukubonekeye. Wabona ikintu kije gifite agashusho nk'ak'umuntu, ukavuga ko ari Bikira Mariya ukubonekeye. Nk'uko nawe uri kubyibona kuri sikirini yawe, uri kubyibonera, urabona ko aya mafoto uri kubona ko arimo abantu, ukabona ko ari ishusho y'umuntu koko. Ese wewe uri kubona ko ari byo koko, ari umuntu, ari Bikira Mariya? Abaturage bo bagaragaje ko ari Bikira Mariya, kuko hari abatanze ubuhamya ngo hari abaje barwaye, bakigera aho ngaho bahita bakira. Hari uwaje arwaye amaso ngo ahita akira. Hari n'undi waje atemera Imana, ahari umuhakanyi, ariko ageze aho ngaho ngo abonye ayo mafoto ahita yemera ko ibi bintu ari byo. Hari n'abandi baje bari mu yandi madini batemera amashusho, ariko nabo ngabo bahageze babona ko ayo mashusho ngo ari ukuri, barangije nabo barabifotora babikwiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ese wowe uri kumva amabonekerwa? Kugira ngo umuntu abonekerwe biba byagenze ute? Abantu b'Abakatolike nibaze batubwire, bandike muri komenti batubwire, ese umuntu abonekerwa byagenze bite? Impamvu nkoze iyi video ni ukugira ngo tumenye ukuri kw'ibi bintu biri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, ko ngo Bikira Mariya yagaragaye ahagana mu Rwinzovu mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Itangazo akarere ka Musanze kasohoye kari kuburira abantu ko badakwiye gukurikiza aya makuru, ko ibi bintu ari byo, nabyo tugomba kubikurikiza, kuko nimba inzego z'umutekano, inzego za leta zemeje ko ibi bintu atari byo, ndetse na paruwase ya Busogo nayo ikemeza ko aya makuru bagomba kuyigaho, bakamenya ko ibi bintu ari byo. Ariko abaturage bo abenshi bavuga ko bo bamwiboneye amaso ku maso. Abaturage barenga 2,000 bari bateraniye hafi bitatu, kuko hagendaga haraza abantu bakajya kubyira abandi, nabo bakaza bakababwira ko ibi bintu ari byo. Hari abaturage baturutse mu turere dutandukanye, nk'aho abenshi biganje ari abaturutse mu karere ka Nyabihu, kuko kuva aho ngaho ugera Nyabihu ni hafi cyane, genda guturana n'uturere twegeranye Nyabihu ndetse na Musanze. Ariko abantu benshi bagenda babigiraho urujijo, kuko ibi bintu nimba bikwiye ntombizi, nimba ari umuntu wagiye agahimba inkuru, nimba ari umuntu wagiye, ese nibyo Bikira Mariya yaba yagaragariye aba bantu? Ubwo bari aho ngaho bari kubona amakuru kuri iryo poto, haje kugaragara umukororombya, nawe bawita ko ari igitangaza cy'Imana kibaye. Bavuga ko ubwo babonekewe umukororombya ukaza, nabyo biri mu bitangaza bibaye.
Ibi bintu biteye urujijo, impamvu biteye urujijo ni uko abantu benshi bari kubyemera ariko ibintu bifatika nk'ibimenyetso bikaba ari byo biri kubura. Abo bana babibonye bwa mbere bo barahamya ko babyiboneye ariko ayo mafoto na n'ubu ku giti aracyahari. Nubwo igiti baje kukirandura cy'ipoto cy'amashanyarazi ariko bavuze ko byimukiye no mu kindi giti. Ese ibi bintu birakwiye ko ibi bintu tugomba kubikurikiza? Navuze ko abakatolike basenga mu madini ndetse n'abantu bari bahari 100% baza bakatubwira ese ibi bintu nibyo 100%, kugira ngo natwe tumenye amakuru yuzuye. Ibi bintu bitazongera kuba ahandi ugasanga naho bavuze ko ibi bintu ari byo kandi atari ukuri. nagiye pe ana itandik.